Ushingiye ku mibare y'Banki Nkuru y'u Rwanda usanga 2022 yarasize itumbagira ry'ibiciro ku isoko riri kuri 13.9% bivuye kuri 0.8% muri 2021, ariko izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi ryavuye kuri 4.2% munsi ya 0 muri 2021 bigera kuri 24.6% muri 2022, ndetse iyi banki ishimangira ko amezi 6 ya mbere ya 2023 atazigera yorohera abaguzi, bifitanye isano n'ibibazo abahinzi bafite kugeza amagingo yangu y'ubuhinzi bwagenze neza, haboneka kimwe cya kabiri cy'umusaruro ukenerwa ku bihingwa bimwe. Impamvu nyinshi zituruka hanze zituma umusaruro utiyongera, bityo iyo utiyongereye ugera ku isoko ari mukeya ugahenda, bihita byumvikana. Uwo muzi w'itumbagira ry'ibiciro ku isoko, Bwana Yusufu Murangwa, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare, aherutse kubigaragaza ashingiye ku mibare. Kibitera nuko buri mwaka umubare w'abaturage wiyongeraho hafi 2-3%, kandi uyo mubare wiyongeraho nuvuga ko ugomba kubona ibiwutunga, kandi n'inganda zacu zikoresha umusaruro nazo ziba zikeneye umusaruro. Niyo mpamvu tuba twifuza 5-6%. Rero birumvikana iyo bibaye munsi ya 0, rimwe munsi ya 0, nta kuntu tutabyumva. Mu gihe imibare ubwayo ikomeje kugaragaza ko itumbagira ry'ibiciro by'ibiribwa bikomoka ku buhinzi bishobora kumara igihe kitari gito, Dr. Uziel Ndagijimana uyobora Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi aherutse gutanga inama iteye itya. Ibiciro bizamutse bifite ingaruka, nuvuga ngo icyo winjiza kitahindutse, icyo wakora amafaranga wakoreshaga ariyongera kugira ngo ugure ibyo wagomba usanga ugura. Nuvuga ngo icyo ukora urabigabanya kugira ngo ukoreshe wakoreshaga. Icyakora kuri iyo ngingo Gavana John Rwangombwa uyobora Banki Nkuru y'u Rwanda aherutse kuvuga ko bigoye. Ikigoye nuko ibintu bizamuka cyane ni ibiribwa, ntabwo babwira umuntu ngo yigure ibiribwa, so aho ngaho biragorana, ariko no gushaka gusiba izindi ngamba zo byagabanuka bigasubira hasi. Urwego rutegerejweho igisubizo kuri iyi mibereho y'ibanze y'abaturarwanda narwo rwemera ko ari ikibazo cy'ubuke bw'umusaruro utari uwo mu mibare gusa, ahubwo haza abawukeneye. Bemeza ko ari igisubizo kabone n'ubwo ngo nabyo bizatwara igihe kitari gito kugira ngo bizane impinduka ku isoko. Dr. Patrick Karangwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Igipimo cy'uko ubuhinzi buzamuka neza nuko bagomba kuba nibura ari inshuro 2 za icyo bita population growth rate, uko abaturage mu Rwanda. Rero ubwenge bw'abaturage uko twiyongera buriya bigera muri 2.5% buri mwaka ubwiyongera. Rero ubuhinzi, umusaruro w'ubuhinzi w'ibyo kurya ukwiye kuba 5%, inshuro 2 nibwo biba bigenda neza. Aho 5% hejuru, ubwo ntabwo 5% rero tuba dushaka gusa, ngo hejuru nibura yayo iyo yabyiza 8-10, ariko ntibijye munsi ya 5%, nibyo tuba twifuza. Guverinoma izakomeza kuzamura ubuso bwuhirwa, ariko noneho buriya no kongera umusaruro kuri hectare. Ibice byugarizwa n'ikibazo cy'izuba mu turere twose buriya mukurikiranye neza mugire musanga ko ari imishinga minini yo guhangana n'ikibazo kuhira. Gusa iyo bikorwa byo kuhira n'uri ntabwo ari ikintu bavuga ko ugishyizemo uyu munsi ejo urajya tujya gusarura icyo byatanze. Ni ibintu n'ubundi ibyo harimo iby'ingamba zizatangira gutanga umusaruro haciyemo iminsi, ariko hari n'ibyo by'amafumbire byo biba bigomba gutangira gutanga umusaruro mu gihe cyihuse. Iyi minisiteri yemeza ko yashyizeho imishinga migari yo kuhira mu bice by'igihugu byibasirwa n'izuba, ariko usibye gukangurira abahinzi kuvugurura umwuga wabo, iyi minisiteri yemeza ko igisubizo cy'umusaruro muke kizava ku iherezo ry'intambara ziri mu mahanga ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. David Nzabonimpa, TV 10.